Nongeye kubaha ikaze kuri The Mentors Channel. Ndacyari Dr. Francis, your mentor and life coach. Aho tugiye kureba kuri think big, think out of the box. Wirebe ibiraho hafi, tekereza kandi cyane. Gute? Ni igitekerezo kitanabayeho kuko inyoni ntivuga, ariko nuko cyagenze. Mugabo yagiye guhiga kandi abahigi burya bashaka kurara bazanye ibyo bahize. Ntabwo mugara muri business ntuzaba umuhigi, mu buyobozi ntuzaba umuhigi, mu byo ukora ntuzaba umuhigi, uzaba umuhinzi. Kuko umuhinzi agira kwihangana, arangwa no kwihangana cyane. Umuhinzi ararima, akazasanza, agatongora, akatera cyangwa akabiba, bikamera akabagara, bitamera kuhira imvura itaguye, akazashyiraho agafumbire, hazamo ibyatsi akufira, igihe kikagera agasarura, akanika, agahura, akagosora, agatoranya, agateka, akarya cyangwa agahunika. Izo ni steps z'umuhinzi. Nucuruza uryo uzasucceed. Nukora business ujye ufite uko kwihangana nk'uko umuhinzi nta kure utazagera. Ariko nukora nk'umuhigi, umuhigi aravuga ati mwarika amazi ndaje, akiruka mpaka azanye urukwavu. Nutaruzana amazi baretse ubugari bakoze. Abakora business muri zo nzira bashaka kunguka uwo munsi, bashaka gukira mu mwaka umwe, nibo bagwa mu makosa, nibo bagira ibibazo, nibusanga bariye ruswa, nibusanga bibye, nibusanga bahuye n'ibibazo mu buzima kuko bashatse gukira vuba. Umuhigi aragenda, ariruka, abafashe inuma. Afashe inuma aho mu mashyamba, aho yarari, inuma iramubwira. Nababwiye ko hari igitekerezo kitabe kuko inuma ntizivuga. Inuma iramubwira iti rero wa mugabo we, mbere yuko unjya, mbere yuko unyica, reka mbanze nkuganirize. Umugabo ati yubuka ijambo rimwe, think big, think out of the box, reba kure. Aho umugabo ntiyarebye kure. Mwumve story uko byamugendekeye, mubihuze n'ubuzima bwayo. Inuma iramubwira ati vura wa mugabo we, icyambere nshaka kukubwira, mbere yo kuvuga no gukora, ujye ubanza utekereze neza. Umugabo yumva inuma iri kuganira neza, ati nsubiriramo, ati mbere yo kuvuga no gukora, ujye ubanza utekereze neza. Ukaba ati wa inuma iti cya kabiri kandi nshaka kukubwira, mu buzima ntuzigere uririra icyagucitse. Icyagiye cyagiye, wikiririra, endelea, reba imbere, songa mbere. Nuhora utekereza iby'inyuma cyane, bizaguhoza mu bibazo, mu gahinda, mu kwiheba, mu gucika intege, mu kwiyenerva, ntaho uzagera. Inuma iti cya gatatu, ntuzarekure icyo wafashe mu ntoki mu buzima bwawe. Wafashe amafaranga kuza bijya byoroha, ariko kurekura icyaje. Ufite umugore, ufite umugabo, ufite abana, ufite ababyeyi, ufite imari runaka, ntukajye upfa kurekura icyo wafashe mu ntoki ngo upfe kujugunya uko yiboneye. Inshuti zikene nk'ukina agapira uzijugunya kuko ziravuna kuza, n'ibindi byose biba byavunanye. Inuma iti ndekura ngiye hariya muri kiriya giti nkubwira icya kane. Umugabo kwa kuryoherwa, kwa kwishima, arayirekura. Igeze mu giti cya kane nashaka kukubwira, mfite zahabu mu nda namize y'umukire. Iyo umbaga wari kunijya, ariko ugakuramo na zahabu, ugatandukana n'ubukene. Ngwino rero mubaga. Inuma iti reka da, wa mugabo w'igicucu se naza gute? Amasomo naguhaye ntabwo wayakurikije. Njye ubwanjye nakwibwiriye ngo mbere yo kuvuga no gukora ujye ubanza utekereze neza. Ubu ndekuye watekereje. Uyu ugiye kurekura uba watekereje, uvuga watekereje, ukora watekereje, urategura. Inuma iti kandi cya kabiri nakubwiye ngo ntuzigere urekura icyo wafashe mu ntoki. Wandekuye ute? Gute wandekuye? Hari habaye iki? Kuki wandekuye kandi wamfashe? Ati wibuke icya gatatu nakubwiye, utangiye kwirizarizaho. Icya gatatu nakubwiye ngo ntuzaririre icyagucitse. Ubwo rero wakenye kabaye, nugera mu rugo nta nyamujyanye, umugore araguhitana, bakumerera nabi, abana sinzi icyo uri bubabwire, na zahabu urayibuze kuko utagendeye ku masomo yanjye. Muri ubu buzima you have to think big. Ugatekereza kabiri mbere yo gukora no kuvuga. Ngaya masomo y'umunsi kandi uyazirikane mu buzima bwawe. Mbere yo kuvuga no gukora ujye ubanza utekereze neza. Icya kabiri, ntuzarekure icyo wafashe mu ntoki.
ntoki. Cya gatatu, ntuzigere uririra icyagucitse, kuko niyo warira ka gihumbi hari igihe kitagaruka. Ahubwo ba nk'igiti. Igiti ntabwo kijya cyita ku mashami yahungutse, gihora kiri bize gikora amashami n'uburabyo bushya. Ntabwo cyita ku byahungutse, no, kiri bize gikora andi mashami, gikora andi mababi, gikora ubundi burabyo, aho kujya guta umwanya ku burabyo bwahungutse bwaguye hariya, cyane ko buhunguka bitaturutse kuri cyo. Ikiganiro ni The Mentors, cyane ni The Mentors, mwabikurikira no kuri Goodrich TV. Ndacyari Dr. Francis, your mentor and life coach. Utarakora subscribe, bikore, kora share, kora like na comment, turazikeneye. Tukomeze twubake u Rwanda rwiza twifuza. Bye bye.